Umuhungu n'umukobwa nibo bagiye guhura bwa mbere, hari n'ubwo ugomba kwitonda ndetse kandi bagomba kwitaho cyane kugira ngo ibiganiro byo bize kugenda neza cyangwa se bize kunyura buri wese. Si ibyo gusa kandi ahangaha rwose bibaye byiza nyine mu makeya bahita bakomerezaho n'umunyenga w'urukundo. Ariko mwibutsa neza yuko ahangaha hari igihe ushobora guhura n'umuntu bwa mbere nyine ku nshuro ya mbere, ushobora kuba uri umuhungu cyangwa se uri umukobwa, ariko nyuma yuko mutandukanye ntazigere yongera gutekereza cyangwa se yifuza kongera guhura nawe. Ibyo byose bizaterwa n'uburyo witwaye cyangwa se n'uburyo wagaragaye. Niyo mpamvu rero uyu munsi nabateguriye kino kiganiro, tugiye kurebera hamwe tekinike zose wakoresha kugira ngo umukobwa cyangwa se umuhungu mwahuye ku nshuro ya mbere, mwahuye rimwe gusa, ntuzamuve mu mutwe cyangwa se azajya nyine yifuza kongera guhura nawe. Rero nuza kureba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo, ndakubwiza ukuri uraza kuba mumaze kwigiramo ibintu byinshi cyane, kandi nuza kumva igufashe nyine ukumva ko ari isomo ngukiyemo, nuze kugenda udakanzireke. Icya kabiri, biba byiza rwose wakanda subscribe niba utarayikora kugira tujye dukomeza kubana umwetse ku munsi. Ngiye bategura zino video nk'ibisanzwe, amazina yanjye nitwa Ivasa Disavi. Reka twituro twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Tugiye kubanza turebera hamwe tekinike zose wakoresha kugira ngo umuntu mwahuye bwa mbere, yaba umuhungu cyangwa se umukobwa, abone yuko uri smart, abone yuko nyine uri seriye, abone yuko uzi icyo ushaka muri ubu buzima. Icya kabiri, ku musozo wa video ndibuze ubwira noneho ibyo ugomba kwirinda igihe cyose uhuye n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa bwa mbere. Akantu ka mbere ugakomeye cyane uba ugomba gukora ugihura n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa bwa mbere, ijambo rya mbere ugomba kumubwira ni ukubanza ukamushimira nyine mu makeya, mushimire ndetse kandi umuramutse ariko mu buryo bwiyubashye, nyine mu buryo bufite discipline. Apana umuntu muhuye bwa mbere utangiye kumuhobera, utangiye kumusoma cyangwa se utangiye kumukoraho. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Igihe cyose umuhungu cyangwa se umukobwa muhuye ku nshuro ya mbere, nyine muramutse ariko mu buryo bwiyubashye. Icya kabiri, uhita umushimira nyine igihe kiwe yaguye cyangwa se nyine kuba yemeye guhura nawe. Nyuma y'ibyo byose akandi kantu uzakurikizaho, ugomba guhita umubaza ati se ufite igihe kingana gute nyine cyo kuba uri kumwe nanjye, cyangwa se wangeneye igihe kingana gute aka kanya. Ahangaha hari amakosa abantu benshi bakunze gukora. Ndagwa nk'urugero rwa hafi, uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere, ntabwo mwari muziranye, wenda yakugeneye wenda iminota 3 cyangwa se wenda arihuta yanze kugusuzugura, ari ugasanga nyine muhise muganira utaramubaza nyine igihe yakugeneye. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Nakubwiye ngo ahangaha ikintu tugamije ni ukugira ngo umuntu mwahuye ku nshuro ya mbere abone yuko uri smart. Ikindi cya kabiri, abone yuko umwubaha, umuhereza agaciro. Rero iyo umuntu mutari mwatangiye kuganira ugatuma uti se nyine ufite umwanya ugana gute cyangwa se turi buganire igihe kingana gute nyine mu makeya kugira ngo naza kukubangamira. Ahangaha itabona yuko icya mbere wubashye igihe kiwe, icya kabiri nyine wamuhereje agaciro, icya kabiri uri smart utandukanye n'abandi. Byiza rero byo kubanza kumubaza igihe yakugeneye. Icya mbere, hari igihe ujya guhura n'umuntu wapanze ibintu byose uri buze kumubwira cyangwa se nyine wapanze akantu kose uri buze ko wamukorera, ariko ahangaha namara kukubwira ati wenda mfite iminota 5 cyangwa se mfite isaha imwe, uzakoresha uko ushoboye kose kugira ngo uvunagure bya bintu byose wateganyaga kumubwira cyangwa se wateganyaga kumukorera. Akandi kantu uba ugomba kwitaho cyangwa se uba ugomba guhereza agaciro igihe cyose uhuye n'umuntu ku nshuro ya mbere. So rwose mbere yuko ubwira umuhungu cyangwa se umukobwa yuko ari umukumbe nyine mu make, ukamwereka rwa rukumbuzi rwose wamufitiye, banza byibura umushimire igihe kiwe cyose yaguhaye. Icya kabiri nabikubwiye, gerageza mu byo ukora byose umuramutse ariko mu buryo bwibashye ndetse kandi bufite discipline. Ahangaha nyine azahita abona yuko uri umuntu ufite icyo ushaka mu buzima cyangwa se uri seriye, uramwubaha, umuhereza agaciro. Akandi kantu uba ugomba gukora, aka kantu kumva neza cyane, niba uri umusore igihe cyose umukobwa mwahuye ku nshuro ya mbere wenda yakubwiye ko afite iminota 5, ugomba gutangira kuzajya uyibara cyangwa se nyine kuyimanaginga. Noneho cyagiye cyagera kumubwira ati se urabona ko za saha zageze. Ahangaha itabona yuko ntabwo ufite gahunda yo kumutesha igihe mu byo utekereza cyangwa se mu byo nyine ukora byose. Uzi icyo ushaka nyine muri makeya, uzi aho ushaka kuva ndetse n'aho ushaka kujya. Ikindi kintu gikomeye cyane ugomba guhita ukurikizaho igihe cyose wowe n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere, ibyo byose wamaze kubikora mbanje gukubwira. Ikindi kintu ugiye gukurikizaho, mubwire ko asa neza cyangwa se nyine makeya mwereke ko nyine agaragara neza, nubwo yaba atambaye neza, ariko rwose mubwire ko ibyo yambaye nyine wabishimye cyangwa se wabyishimiye. Ariko hari icyitonderwa, ntuzamubwire ngo uteye neza, ngo usigaye ugaragara neza, ngo warabyibushye. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Ibyo ngibyo uri kumubwira abizi neza cyane kukurusha. Rero ni mpamvu ntabwo ari ngombwa kubimwibutsa, usigaye warabyibushye, usigaye uteye neza. Ibyo byose ni amakosa, ni mistake ku muntu mwahuye ku nshuro ya mbere. Ubundi ibyo ngibyo ubibwira umuntu, wa muntu wamaze kwizera neza yuko nyine mu makeya nta handi azajya nyine waramufatisha. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane wakora umuhungu
umuhungu cyangwa se umukobwa mwahuye bwa mbere akazahora gutekerezo cyangwa se nikazamuve mu mutwe na gatoya. Aka kantu kumve neza cyane, ushobora gutegura ukamupangira aka gift gatoya cyangwa se akantu ko gusangira, ariko hano uzabanze ubimubaze. Nubona byemeye, nubona nyine umuntu mwawe ku nshuro ya mbere ukamubwira ati ndifuza ko twasangira aka juice cyangwa se wenda akandi kantu noka kukurya, ariko nyine mwese muri buze guhuriraho, ukabona nyine wenda ari umukobwa ukabona uramusabye usori, ukabona urabimusabye arabyemeye, uzamenye neza ko uyu mukobwa arakubaha, aguhereza agaciro. Ubundi akenshi umukobwa iyo umugura ikintu akacyanga nyine abagusuzugura. Umukobwa ukubaha, umukobwa uguhereza agaciro, ntabwo amugenera aka gift ngo akange, uko kaba kameze kose basi nyine arabikubahira. Ese kano ko kumva neza rero, niba wifuza nyine kuzaguma mu bitekerezo byiwe akazajya uragutekerezaho, shaka nubwo kaba ari agashoko, nubwo kaba ari akabiswi gusa, ariko mugasangire ku munsi wa mbere. Ni amakosa nyine gutandukana n'umuntu utagize akantu musigira ku rwibutso. Impamvu ni iyihe? Azajya uratekereza yuko ka kantu mwagasangiye igihe mwari muri kumwe ntabwo gashobora kumuva mu mutwe na gatoya, nubwo kaba gaciritse bingana gute, nubwo kaba nyine nubwo kaba kaguze amafaranga make, ariko rwose kano kantu kaba ari ingenzi cyane ku muntu mwahuye ku nshuro ya mbere. Kandi ufite ubushobozi ushobora no kumujyana mu karesitora mugasangira muganira, rwose byaba ari sawa cyane. Ndabizi neza uko yabikundetse kandi yazabikumbura. Ese nawe turemera? Akandi kantu gakomeye cyane ugomba kwitaho igihe cyose wowe n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere, kano kantu ukumve neza cyane, uzajya ugahereza agaciro. Jya ugerageza umwumve cyane kurenza kuvuga, ariko no especially niba uri umusore. Ubundi urabizi neza abakobwa n'abantu ba mbere nyine barangwa no kutavuga amagambo menshi, ariko hano nuhura n'umukobwa bwa mbere ugatangira kuvuga amagambo make nyine ukabaseriye. Ahubwo ikintu hano uzakora, uzajya umutega amatwi umwumvi, ushyigikire igitekerezo atanze cyangwa se ahangaha nyine uzamwereke ko mubyumva kimwe nyine muri makeya, ushyigikire ibitekerezo byiwe kurenza ibyawe, bizatuma uyu mukobwa atangira gutekereza yuko uzamwumva nimunakomezanye cyangwa se uzajya uhereza agaciro ibyo akubwira. Nyine mu make ntabwo uzigira umuvuna cyangwa se ntabwo uzaba nk'aba basore usanga bamushyiraho pressure. Ubundi murabizi neza abakobwa benshi bisetinzemo yuko umusore nyine ari we muntu nyine uyobora cyangwa se mu rukundo ari we nyine ari ubufashe vura. Nyine niba yifuje ko muhura, nyine niba mudahuye ngo ubwo ni ikibazo. Rero ahangaho umukobwa azatangira gutekereza yuko uzajya nyine umuhereza ijambo cyangwa se uzajya wumva amarangamutima yiwe, uzajya uhereza agaciro ibitekerezo byiwe. Rwose niba uri umusore, aka ni agatekinike keza cyane ushobora gukoresha kugira ngo utangire kugenda wigarura amarangamutima y'umukobwa cyangwa se atangire kwifuza kuzongera guhura nawe cyangwa se kujya muri relationship nawe. Ese kano kantu wakumveneshe neza, mwereke ko ari uw'agaciro nyine uko ameze, uko ateye, ibyo avuga byose yuko ari iby'agaciro mu buzima bwawe. Akandi kantu uba ugomba kwitaho cyane, aka kantu kumve neza cyane, mu gutandukana wibuke kumusezera kandi umushimire igihe cyiwe yaguhaye. Kano kantu ubu ngubu nyine twamaze kwinjira mu byo ugomba kwitondera iyo ugiye gutandukana n'umukobwa. Ibuka kumushimira. Ndabizi neza wenda ngaho ushobora kwibutse Ivana ayo magambo meza cyane wakoresha igihe uri gushimira umukobwa cyangwa se umuhungu mwahuye ku nshuro ya mbere. Icyambere hano mushimira ubwite, wenda ndagushimira ku gihe cyose wamaye cyangwa se igihe cyose twamaranye, nubwo natekerezaga yuko byibura kino gihe wakingenera. Aka kantu iyo gashyizemo nyine atangira kumva agaciro afite mu buzima bwawe. Akandi kantu uba ugomba gukora, aka kantu kumviriza cyane, igihe cyose wahuye n'umukobwa ntuzakore ikosa ryo guhita umusaba ngo muzongere guhura. Ahangaha ni amakosa akomeye cyane. Ushobora kumubwira uti nubishaka cyangwa se nubyifuza tuzongera tugirane ikiganiro, rwose ndahari ntacyo bitwaye. Akandi kantu uba ugomba kwitondera, abasore benshi ndabizi neza dukunze kugakora, igihe cyose wahuye n'umukobwa bwa mbere ugomba kumubwira ngo ugire urugendo rwiza. Akandi kantu uba ugomba kwirinda, ntukamuhamagare mukimara gutandukana. Hari ukuntu utandukana n'umuntu mwari muri kumwe ako kanya, aho ugasanga kubera nyine umukunda cyane nyine uyisugira amatsiko yo kumenya ngo ese ageze he. Ibyo ngibyo bikora wa mukobwa cyangwa se wa musore mwamenyeranye, ariko umuntu mwahuye ku nshuro ya mbere banza umureke atuzi. Niba yakugeneye isaha imwe, hari igihe aba ari kwihuta cyane, bivuze ngo rero mureka atuzi agere mu rugo, ubone kumuhamagara cyangwa se ubone nyine kongera kumwibutsa yuko mwahuye. Ibi ngibi nabyo biba ari sawa cyane. Nta kintu kibabaza mu buzima nko guhura n'umuntu aho ugasanga wagira
ngo nimwigeze munahura uwo munsi. Niba umuntu mwahuye bwa mbere ari mushya mu buzima bwawe, mwereke yuko umwitayeho. Niba uri umusore reka mbanze nkwibere akabanga gato cyane, buriya niba hari ikintu cya mbere abakobwa bakunda kwitabwaho no guteteshwa. Igihe cyose rero umukobwa mwahuye bwa mbere, ikintu n'uba ugomba gukora ni ukumwitaho cyane utaruhuka, ukamuhamagara, ariko apana kumuhamagara umunsi cyangwa se kumwandikira buri munsi. Oya, mwereke yuko umwitaho. Ikindi cya kabiri, umwereke yuko nyine ari uw'agaciro, ibyo avuga byose, uko ateye, uko asa, umwereke yuko umukundira uko ameze, umwereke yuko ukunda ibitekerezo byiwe. Ndabizi neza abantu benshi ntabwo bazi tekinike ushobora gukoresha kugira ngo wereke umukobwa cyangwa se uri ku musore yuko ushaka ndetse kandi nyine ukunda ibitekerezo bye. Tekinike ya mbere hano ushobora gukoresha ni ukumugisha inama gusa. Kumugisha inama igihe cyose ugize ikibazo, ufite proje runaka, ukamuhamagara ukamugisha inama. Ahangaha bituma nyine umusore cyangwa se umukobwa abone yuko nyine wubaha ibitekerezo byo cyangwa se urabishaka cyane mu buzima bwawe. Nyine mu make ohereza agaciro ibitekerezo bye. Ese kano kantu turemeranya? Niba twemeranya, ize kuba impamvu iri buze gutuma uhita ukanda like ndetse kandi uca hasi muri comment umbwira uti Eva, ino video yamfashije, nigiyemo ibintu byinshi cyane. Ikintu gikomeye cyane uba ugomba kwenda ndetse kandi uba ugomba kwitaho cyane igihe cyose wahuye n'umukunzi wawe bwa mbere, cyangwa se wa muntu ukunda ariko utarabimubwira, cyangwa se wa muntu wiyumvamo, wa muntu ufata nk'uw'agaciro mu buzima bwawe. Aka kantu kumve neza cyane, jya wirinda kwambara imyenda cyangwa se imyambaro igukoza isoni. Irinde kwambara ibigukoza isoni. Aha kirazira kikaziririzwa igihe ugiye guhura n'umuhungu cyangwa se n'umusore bwa mbere, kwambara imyenda ituma igihe muri kumwe nyine atangira kukwibazaho cyangwa se atangira gutekereza nyine ku mico yawe, ku ndangagaciro zawe zidasanzwe, cyangwa se atangira gutekereza nyine muri makeya uko utari. Ahangaha ni amakosa akomeye cyane. Abakobwa nimwe mubwirwa cyane kwambara imyenda igaragaza imiterere yawe, kwambara imyenda migufi, kwambara mukonda uti, kwambara twa tuntu twose dutuma umuntu nyine atangira gutekereza yuko ushobora kuba uri sirikuni, cyangwa se ushobora kuba ufite nyine wenda nk'akandi kazi runaka, nyine ugasanga atangiye nyine kugira amakenga cyangwa se kugira igishyika. Niba uwo muntu umwubaha, niba uwo muntu umukunda, genda wambaye style ziyubashye ndetse kandi ziguhereza agaciro, ahubwo asigarane mu mutwe w'akantu kavuga ngo uriya mukobwa nyine ko adateye nk'abandi, uriya mukobwa cyangwa se uriya musore ko mbona yambaye bitandukanye n'abandi basore uko bajya bambara. Niba uri umusore, shyiramo agashati keza nyine n'agatese kameze neza, nubwo washyiraho udukweto dufunga ariko natwo twa dukweto twiyubashye. Ariko rwose reba n'inyogosho, kandi ikintu twita umusatsi. Ugiye guhura n'umuntu bwa mbere, ugiye rwose umusatsi wapi, ntabwo ugeze wita ku musatsi wawe cyangwa se ku bwiza bwo mu mutwe. Nyamuneka ahangaha ari amakosa akomeye cyane. Niba uri umukobwa, ushobora kwambara agakanzu rwose katari kagufi cyane ariko nyine makeya, kakandi kaguhereza agaciro gatuma nyine asigara kwibazaho cyane. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane uba ugomba kwirinda ndetse kandi rwose uba ugomba kwitondera igihe cyose wahuye n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere. Irinde kunywa ibisindisha. Hari igihe ushobora kubaza ati se wenda tugiye kwiyakira ahantu runaka, ese urafata iki? Nubwo waba unywa inzoga, nubwo sinzi uko waba utekereza, ariko rwose nyamuneka guhura n'umuntu bwa mbere ugahita unywa inzoga ni amakosa akomeye cyane. Nubwo waba utanywa fata, nubwo waba utanywa imitobe, uzashaka ikindi kintu ufata ariko nyine kitari igisindisha. Icya mbere ahangaha bituma gutakariza icyizere, akabona yuko nyine mu makeya nawe ufite imyumvire n'imitekerereze yo muri generasiyo y'iki gihe. Kandi hano ikintu uba ugamije ni ukumwereka yuko uri super cyangwa se ufite difference n'abandi bantu bose. Ikintu cya gatatu gikomeye cyane uba ugomba kwirinda iki ngiki cyumve neza cyane. Irinde gushaka kumwinjira mu buzima, nyine ngo ushake kumubaza bya bibazo byose. Ese you are virgin, nyine uracyari umukobwa? Ese nyine wirinde kumubaza ibintu byinshi, haba kuri famille cyangwa se ku byerekeye ubuzima bwiwe. Kandi kumubaza ngo ese ufite umukunzi, kandi ushaka ko aba umukunzi wawe, birashoboka cyane yuko rwose wajya muri competition n'ubwo yaba afite umukunzi ukamukuramo. Rero kujya gutereta umukobwa cyangwa se wenda kujya gutereta umuntu warangiza ukavuga ngo ese ufite umukunzi, ibyo kuba afite umukunzi ntabwo bikureba. Nyine wewe ukora icyo ugomba gukora, ubundi akwemere cyangwa se akwangire. Nyine ubundi iyo ugiye gutereta cyangwa se uri guteretwa, uba umeze nk'umuntu uri muri competition n'abandi bantu benshi. Rero bivuze ngo iyo ugiye uba umeze nk'umuntu ugiye kudepoza. Rero iyo umuntu agiye kudepoza ntabwo abanza kubaza se ati se kano kazi nyine mufite umukozi wako cyangwa se gafite nyirako. Oya, ntabwo ibyo ngibyo bibaza. Uragenda ukadepoza, nyine watsinda ugatsinda. Kandi birashoboka cyane yuko n'abandi bose mwajyanye kudepoza ushobora kubatwara akazi. Ikintu cya kane gikomeye cyane uba ugomba kwirinda igihe cyose wowe n'umuhungu cyangwa se wowe n'umukobwa ku nshuro ya mbere. Urumva ibyo kwirinda ni byinshi cyane, ariko ibintu byose rwose ugomba kubyitaho. Irinde kuvuga
ndavuga ku byerekeye uwo mwahoze mukundana cyangwa se uwo mwakundanaga. Nyine umuntu twakundanaga twapfuye iki, nyine yamfataga gutya naramukundaga, nyine namwiyumvagamo, twatandukanye n'abishaka. Ibyo byose ni mistake, ni amakosa akomeye cyane. Uwo muri gukundana ni uwo nguwo, abo bandi mwatandukanye nta kintu bimurebaho, kandi rwose mufokasinga kubera yuko aka kanya niwe usigaranye. Ubundi baravuga mu Kinyarwanda cyiza ngo kwibuka ni byiza, ariko nanone ntugakore ikosa ryo gushaka gusubira aho watorotse, kubera ko nyine ntabwo waba uri gutera imbere, ahubwo waba uri gukura nk'isabune. Akandi kantu gakomeye cyane ugomba kwirinda igihe cyose wowe n'umuhungu cyangwa se wowe n'umukobwa ku nshuro ya mbere, aka kantu kumve neza cyane, irinde kuvuga ibyerekeye imibonano. Akantu kose uzi kagenanye n'iyo topic kirinde kagende kure, kubera yuko ibyo ntago byubaka ahubwo birasenya, nta n'umumaro bigira mu buzima bwa muntu. Ubu nigene ko njya nkunda kuvuga, niba uri umuhungu niba uri umukobwa ukaba ufite umuntu ukunda kuganiza ku ibyo bintu, amahirwe menshi ntabwo azi icyo ashaka muri ubu buzima. Amahirwe menshi aracyari macuwa, ntabwo azi icyo ashaka muri ubu buzima. Rukomeye cyane ugomba kwirinda igihe cyose wowe n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere, wa muntu wiyumvamo, wa muntu ubona yuko nyine uri proud, wa muntu wifuza yuko bibaye byiza mwanateretana cyangwa se mwajya mu rukundo, mwagirana wa mubano udasanzwe, byaba na ngombwa ukazamuhitamo cyangwa se nyine mukazabana, urukundo rwanyu rukagera ku ntego nyayo. Kano kantu kareba abakobwa cyane, niba uri umwana w'umukobwa rwose ukumve utege amatwi neza, uzirinde kumwereka yuko wifuza ko hari ikintu yakugurira, cyaba icyo kurya cyangwa se icyo kunywa. Ndabizi neza abakobwa benshi mugira kano kadefo, nubwo cyaba giciriritse bingana gute, ni amakosa akomeye cyane. Dutangira nakubwiye ngo biba byiza cyane iyo mugize akantu musangira, ariko we yabigizemwo uruhare. Apana vuga ngo wenda nk'akantu kaguciyeho ngo wanguriye kara akantu, wanguriye kara akantu. Ni amakosa akomeye cyane, bituma atangira gutekereza nk'umukuzi, apana kuba umukunzi. Rero hano hantu rwose mukobwa rwose utege amatwi ukumve neza cyane, kwereka umusore yuko wifuza ko akugurira, ni amakosa akomeye cyane. Ahubwo niba byiza ukaba ufite amafaranga, mwice mu mutwe uhita umubwira uti se ni akantu twasanye ko numva nifuza kuguha aka gift, ko numva nifuza yuko byibura hari akantu ushaka kukugurira. Ahangaze tubona yuko uri umukobwa utandukanye n'abandi. Niba uri umukobwa, reka nkubwire agatekinike kamwe gusa uzakora umusore ukamwica mu mutwe ntazakwibagirwe na rimwe. Kano kantu kumve neza cyane, uzapange wenda mujyanye nko muri restaurant ahantu runaka, nurangiza wishyure ibyo mwakonsumye cyangwa se ibyo mwariye. Uyu musore nakwibagirwa na gato mu buzima bwiwe, uzaze umbwire. Ikintu cya nyuma gikomeye cyane ugomba kwirinda cyane igihe cyose ugiye guhura n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere, aka kantu kumve neza cyane, uzirinde kujya guhura nawe witwaje inshuti yawe. Kereka ahangaha nuba utamwizeye, ariko igihe cyose umwize nyine umufitiye icyizere. Ni amakosa akomeye cyane kujya guhura n'umuntu bwa mbere ugasanga nyine ujyanye rubanda cyangwa se ujyanye inshuti zawe. Ni amakosa rwose akangaka, uzakagende kure, kubera yuko atangira gutekereza yuko nyine urahura. Mucamake rero dore ibintu byose uba ugomba gukora, ndetse kandi ibyo uba ugomba kwirinda igihe cyose ugiye guhura n'umukunzi wawe ku nshuro ya mbere. Turabicamo twihuta cyane rwose. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kwitaho cyane igihe muhuye bwa mbere, muramutse mu buryo bwiyubashye kandi umushimire igihe cyiwe yaguhaye. Icya kabiri, mubwire yuko asa neza cyangwa se yambaye neza. Akandi ka kabiri ugomba kumubaza, ese ufite igihe kingana gute cyangwa se wapanze yuko turi bumarane umwanya ungana gute. Ibi ngibi byose nakubwiye yuko bigaragaza nyine yuko umwubaha ndetse kandi umuhereza agaciro. Ikindi kintu nakubwiye uba ugomba kwitaho cyane, igihe ugiye kumusezera ongera umushimire ndetse kandi rwose umwereke yuko igihe cyewe yaguhaye ari icy'agaciro. Akandi kantu nakubwiye, ntukamwereke yuko ushaka yuko mwazongera guhura cyangwa se mwazongera kugirana ibindi bihe. Mureke we abigiremo uruhare, nibwo bizaba byiza cyane. Akandi gatekinike nakubwiye ushobora gukoresha, nyamuneka akangaka nyine karakomeye cyane. Gerageza mu byo ukora byose umwereke ko umwubaha ndetse kandi umuhereza agaciro, ndetse kandi umwereke ko nyine ukeneye ibitekerezo byiwe mu buzima bwawe. Ahangaha nakubwiye ngo niba ufite projet runaka ushaka gukora cyangwa se niba hari ikintu wifuza gutangira, ushobora kumugisha inama. Ahangaha nyine ahita abona yuko ushaka ibitekerezo byiwe cyangwa se urabyubaha cyane, ubihereza agaciro. Kandi nakubwiye ngo gerageza wumve cyane kurenza kuvuga. Rero ibyo nakubwiye uba ugomba kwirinda igihe cyose ugiye guhura n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere. Icya mbere nakubwiye, irinde kwambara ibigukoza isoni cyangwa se imyambaro nyine ituma atangira gutekereza uko utari, cyangwa se nyine atangira gutekereza yuko ushobora kuba uri undi muntu runaka, kubera ko uko ugaragara inyuma nibyo bigaragaza imitekererzo
imitekerereze yawe cyangwa se imyumvire yawe mu mutwe. Icya kabiri nakubwiye ugomba kwirinda, irinde kunywa ibisindisha igihe muri kumwe cyangwa se nyine wenda mugiye gusangira nk'ikintu runaka ngo wake ikintu gisindisha. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane. Icya gatatu nakubwiye, irinde kuvuga ku byerekeye uwo mwahoze mukundana, ahangaha rwose nabwo bimureba, iyo ngingo nta nubwo ikenewe mwako kanya. Icya kane twarebeye hamwe ugomba kwirinda, igihe cyose wowe n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere, gerageza ntiwinjire mu buzima bwiwe bwite. Nushaka kumwinjirira muri famiye, nushaka kumubaza se ufite umukunzi, ese you are virgin, ibyo byose ni amakosa, ni mistake ikomeye cyane ushobora kuzicuza mu buzima bwawe. Icya gatanu gikomeye cyane ugomba kwirinda, irinde kuvuga ku byerekeye imibonano cyangwa se ikintu cyose cyerekeranye nyine ku icyo gikorwa. Icya gatandatu twabonye, kwirinda kumwereka yuko nyine wifuza yuko hari ikintu yakugura ariko ubigizemo uruhare, kandi nabwiye ko wowe ubigizemo uruhare byazatuma gukumanitse kandi byazatuma nyine cya kiganiro mwagiranye kimusigara mu mutwe cyane. Ikindi kintu cya nyuma gikomeye cyane ugomba kwitaho cyane cyangwa se ugomba kwirinda, irinde kujyana n'inshuti zawe cyangwa se n'inshuti yawe igihe ugiye guhura n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere. Inama nyamukuru kuri buri muhungu cyangwa se kuri buri mukobwa wese ushaka urukundo nyarwo, ntabwo uzigera ubona umuntu ugukunda bya nyabyo ushaka yuko agira icyo agutakazaho ariko wowe ntacyo umutakazaho. Nakubwiye ngo niba uri umusore, kugira ngo utsindire umutima w'umukobwa bizagusaba ibintu byinshi, gutakaza igihe, guspendinga time, yewe n'amafaranga rimwe na rimwe, kugira ngo nyine abone yuko umuhereza agaciro cyane. Ariko none icyitonderwa ahangaha, guhonga cyane urukundo ntabwo ari byiza, kumutakazo ibya mirenge ntabwo ari byo bizatuma umugumana. Ese wo muri bino bintu byose nakubwiye, urumva ari ikihe kintu umuntu aba agomba kwirinda cyane kurenza ibindi igihe cyose yahuye n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa ku nshuro ya mbere? Nuza kumva ino video wayikunze, uze gusiga igitekerezo cyawe ucase muri comment kugira ngo nyine dukomeze kungurana ibitekerezo umunsi ku munsi. Icyo tubereye ahangaha ni ugufashanya kungurana ibitekerezo, ubujyanama ndetse n'ibindi byinshi nyine bigiye bitandukanye. Ino video niba wayirebye kuva itangiye kugera igeze ku musozo, uze gusiga igitekerezo cyawe mbwira uti Eva, rwose ino video yamfashije cyane kandi ndagukunda cyane, ibitekerezo byawe, inama zawe ziranyubaka everyday cyangwa se umunsi ku munsi. Imana turi isori ikurindi kandi duhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.